ajya kuturenga ari uko yuzuye kaburimbi agakwira mu mazu y'abantu hanyuma natwe akamanuka hano. Icyo mbona cyakorwa rero nuko kumanuramo amazi y'imirenge ibiri ntabwo bishoboka. Bari kubanza kubaka kugira ngo babashe kumanuriramo amazi, ariko babanje kubaka ruguru badafite aho bazamanurira aya mazi yabo. Ikibazo cyawe rero ni abantu batigeze bashishoza mu kubaka ngo barebe ayo mazi aho bazayerekeza. Hanyuma nyuma yo kubaka nibwo abaturage baravuze ati muraduteza ibibazo ko amazi ntawe bafite azajya, ngo twebwe tuzashakira inzira. Igihe cyo kuyashakira inzira haguye imvura nyinshi, babuze aho bayacisha rero, kuko buri ikibazo iyo kibaye nta kintu na kimwe wakora ikibazo cyamajije kuba, kuko twabwiye yuko bizateza ikibazo. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe kandaho none amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika. Nanjye ndagushimiye cyane rero nimba ukoze subscribe, ndagushimiye cyane nimba uduteye inkunga yawe, ni byiza cyane. Reka tujye twibanira mu biganiro bigiye bitandukanye. Nagiye kumva numva amazi, numva batangiye kuvuza induru mu nzu. Njyewe nari ndyamye ntabwo nari nzi ibyabaye. Kumbi nagiye kumanuka igitanda gitangiye kureremba amazi. Gusohoka nabuze aho nsohokera kubera ruhurura. Nagiye gusohokera mu muryango nsanga amazi ari kubyigana n'urugi. Ngiye gusohoka barambwira ati nusohokera mwe urahita ugwa muri ruhurura, subira inyuma. Amazi abakubise igikuta kiba kiraguye. Bati cisha aba bana mu idirishya, nababashugunyiraga bari hanze nanjye ndi mu nzu. Icyegereye icyumba nacyo kiguye bincanze, nahise fata idomora niyo riri kureremba ajya kuturenga ari uko yuzuye kaburimbi agakwira mu mazu y'abantu hanyuma natwe akamanuka hano. Icyo mbona cyakorwa rero nuko kumanuramo amazi y'imirenge ibiri ntabwo bishoboka. Bari kubanza kubaka kugira ngo babashe kumanuramo amazi. Ubu nyine meze gutya, inzu yose irera ni ku butayu, nta kintu na kimwe kirimo. Twasohotse nyine ubwo nari nkenye igitenge mu mabere, imvura imaje gucisha makeya, twagiye mu baturanyi nibo batutije imyenda yo kwambara. Nta kindi kintu twari dufite, nta kintu na kimwe cyasigaye. Twasohotse twiruka kuri imeze nyine, kuri yasenyutse ni kuri imeze, byose byagiye mu kabanda, amabasa, amasafuri, ibintu byose, ikintu cyose cyakina umuntu cyagiye. Oya, aha hantu tuhatuye igihe kirekire, imyaka irenga 10. Iyi ruhurura bayubatse duhari. Urabona ruhurura yacaga ku ruhande, batubwira ko ruhurura bagiye kuyicisha ahantu heza bakayubakira. Koko barayubakiye biba byiza, amazi akajya aca muri ruhurura. Nta nubwo iyi ruhurura yigeze yuzura amazi ngarenge, ahubwo nyuma yaho baje kubaka uriya muhanda wa hariya ruguru. Bubatse uriya muhanda wa hariya ruguru bayoboreyemo amazi, ariko batashatse inzira y'amazi azacamo. Amashije kubamo menshi rero babona imvura ibaye nyinshi, noneho ya indi no barangije kuyisesereza, nibwo amazi yamanutse yanga gukwirwamo aca ku ruhande. Amaje guca ku ruhande rero nibwo yapashije kino gice aca mu mazu y'abantu, kuko ruhurura yari yarangije gutaruhurura nta mazi na make yacagamo. Ayo yose yari yuzuye asakara. Hano ruhurura yeraga nta mazi yarafite, usibye yakubitiraga ku mpande, nta mazi yacaga muri ruhurura, yose yacaga mu nzu, kuko yakubita igikuta kigahita kigwa, amatafari yose yo muri ruhurura agahita amanuka. Ubu abantu bose bari mu mazi bafite ibisebe ku maguru kubera kugwa mu mabuye, kugwa mu birahure, amacupa. Ruhurura yakubitaga, niba ari urugi ruvuyeho ibirahure bigahita bishwanyagurikira muri ya mazi. Umva ni ikibazo gikomeye. Ikintu tubona cyakosoka nuko bashaka ukuntu ari amazi baba bashatse ahandi bayobe. Ikibazo twahuye nacyo ni ikibazo cy'amazi. Amazi yaje akubita inzu zose zirasenyuka, nta kintu na kimwe mfite, n'inka yagiye ikaramenya. Ariko ikibazo cyahavutse ni ukubera amakona ari mabi, baraje bayizingira ruguru y'urugo iwanjye. Abayubatse mbere ntabwo mbazi, nabonaga harimo abashinwa, bahita bayihafungira ntibayigorora neza. Ndavuga ni muyigorore, iyo urabona unyuze ku ruhande ukayigorora byakoroha rwose, ntabwo bari kugera mu rugo iwanjye. Ariko barangije batayigoroye bayishyiramo amakorosi, niko kuza irasenyuka. Uyu munsi rero amazi yaje akubira amabuye bashenye ruguru iriya, akubita ruhurura yose irayisenya, amazi yinjira mu rugo asenya ibintu byose. Nta kintu na kimwe kiri mu rugo. Mu bintu byatwarimo byose harimo inka, harimo amazu yose n'imyenda, nta kintu na ntago byabaga gutya. Amazi menshi aho yaziye yaje kuko bafashe mukura bayivanga na tumu.
barayavanga bamwe bayashyira muri ruhurura imwe. Niko kubyara ikibazo. mbere y'uko bubaka ino ruhurura iri hano amazi Nta mazi menshi yarahari, amazi asanzwe. Jye narababwiye iri korosi mushyizemo haruguru y'urugo mwarigoroye mukagorora ruhurura, kubona uyigoroye byakunda. Barambwira ati nta kibazo kizabana. Ndababwira ariko imvura ishobora kugwa ari nyinshi. Bati nta kibazo. Noneho nyuma yaho nibwo haje aho abashinwa bayigarukirije, nibo nabonaga nimba aribo basimbizi, abaho basubikiye. Nyuma yaho haje undi muntu yubakaho unyuze ku ruhande ku nzu hirya, arayubaka yitura mu kabande. Ariko aho nta kibazo kindi kigeze kihavuka, nta n'ikibazo gihari. Ikibazo kiri mu makorosi bashyizemo, kandi babereraga umurima. Babereraga umurima wari uhari, kandi iyo bagororaho akantu gato rwose byari guhita bihura, nta kibazo kimwe kiri kugira. Nicyo usaba ubuyobozi? Icyo nsaba ubuyobozi ni uko bwamfasha bukantungira abana, bukanyubakira naho ngomba kuba, kuko ikibanza ngiki ndagifite. Bakagorora ruhurura, kuko aho igororerwa harahari. Bakagorora ruhurura, bamara kuyigorora bakanyubakira ikibanza ngiki ndagifite, bakanzamurira inzu zanjye, nkabona ikintu imiryango. Inzu uhombye ni zingana? Ni imiryango 5. Igikoni ubwo singishyizemo ngiki haruguru. Aha hari imiryango 4, n'iyi nabagamo ya 5. Habaga bapangaye? Bari barimo. Iraza iradusenyera. Gusa twebwe tukabona ntabwo ikibazo ari uko imvura ari nyinshi. N'ubundi ikibazo kirimo kiraterwa na ruhurura. Duhora tubwira ubuyobozi ko ishobora kuba yarubatswe mu buryo butanoze neza, kuko ubwayo ibigaragara ni ntoya ugereranyije n'amazi yakira. Ikindi cya kabiri ni uburyo ubona bagiye bayishyiramo amakoni. Twagiye tubigaragariza n'ubuyobozi, nubwo tutari abatekinisiye, ariko biba bigaragara yuko ari uburyo butameze neza. Bijya guhumira ku mirari rero, bayoboye amazi y'imirenge 2 muri ruhurura imwe. Ubundi ruhurura bayubatse ari umurenge wa Tumba. Ejo bundi ubwo iterambere rije mu murenge wa Mukura barimo bashyiramo kaburimbo, n'aya mazi bahita bayoboramo hano. Nawe urumva niba ruhurura yaragenewe kwakira amazi y'umurenge umwe, yarangiza ikakira amazi y'imirenge 2, byongeye inubatse mu buryo twebwe tubona atari bwiza, ibibazo byagombaga kuba n'ibi byabaye. Mwahombye iki? Ni inzu yasenyutse, ni urukuta. Murakoze cyane. Mu ijoro ryatambutse mu karere ka Huye haguruye imvura nyinshi, by'umwihariko mu mirenge ya Tumba n'uyu wa Mukura turimo. Icyo tugiye gukora nk'uko bisanzwe, by'umwihariko hano turi kuri iyi ruhurura, hari umuhanda urimo urakorwa. Ubwo turaza kuganira n'abarimo barawukora turebe uko iyi ruhurura yatunganywa neza. Ikindi kirimo kirakora ni ikusanyamakuru, kubera ko byabaye nijoro, birumvikana ko imibare igenda yiyongera. Ariko icya mbere ni ubutabazi bw'ibanze. Abaturage nk'uko bisanzwe bifatanya n'abaturanyi, tunabashimira cyane babacumbikiye. Ariko ikindi n'ubuyobozi tugiye gukomeza gufatanya nabo kuza gusana ibyangiritse. Ndetse nk'uko turi hano turabona ko hari n'aho bigoye ko abantu bakongera kuhatura, kuko hasa nk'aho hangiritse cyane. Ibyo turaza gukorana n'inzego n'ubundi dusanzwe dufatanya mu gutabara abaturage bahuye n'ibyago bituruka ku biza, hanyuma turebe uko bagobokwa. Ariko turaba tubashakiye n'iby'ibanze, nta muturage uri bubura haba aho abaturanyi bitakunda, aho imiryango bidashoboka. Turaza no kubashakira ko tubakodeshereza mu gihe amazu yabo atarasanwa. Ariko byo nk'uko bisanzwe ubuyobozi buzabagenera nk'uko n'ubundi byari bisanzwe bikorwa kubagoboka, dusana aya mazu aho bishoboka, ndetse no kubaka andi kugira ngo abaturage bature neza. Hari n'ubufasha muteganya kubaha bw'ibikoresho mu byangiritse? Ubundi nyuma iyo habaye ibiza, ngira ngo ibikoresho by'ibanze by'isuku hari abafatanyabikorwa dukorana nabo bishingira ku ikusanyamakuru rimaze gukorwa. Ibyo turimo turakorana nabo kugira ngo nibura bitarengeje amasaha 48 ibikoresho by'ibanze tugerageza gufatanya nabo kugira ngo biboneke. Hanyuma ikindi gikomeye ni tujyanisha n'ubukangurambaga. Nk'uko twagiye tubibona, hari byinshi dukwiye gukomeza gushyigikira
abaturage n'abayobozi natwe tukabishyiramo imbaraga gukomeza kubishishikariza abaturage. Ni henshi twagiye tujya, ikibazo cyo gufata amazi akomoka ku bisenge n'akoreshwa mu ngo, ikibazo cy'imirwanyasuri cyangwa se imiyoboro iyobora amazi yasibamye, turaza gufatanya n'iyi mirenge ndetse n'ahandi hose hakorwa imiganda yo gusibura iyi mirwanyasuri, ndetse n'ikindi gikomeye cyo gukomeza kuzirika ibisenge, kuko iyi mvura irimo iragwa turimo turabona n'aho ibisenge biguruka, irimo umuyaga mwinshi, byumvikana ko tugomba gufata ingamba zo kwirinda ibi biza ibishoboka, hanyuma ibindi tugakomeza gufatanya ubuyobozi n'abaturage ko twabisohokamo. Iyi mvura yari nyinshi, hari ababa bagize ikibazo nko gutakaza ubuzima cyangwa bakomeretse, hari imibare mwamenye? Kugeza ubu ngubu nta muntu watakaje ubuzima muri iyi mvura ya nimugoroba. Bakomeretse? Hari umwana umwe hano turi wakomeretse wagiye kwa muganga, ariko nawe ntabwo ari ibintu bikomeye. Icyifuzo cy'abaturage ni uko ino ruhurura yakongera igakorwa, kuko ngo abayikoze bajya bayaha amakoni, byatumye amazi abura inzira. Icyo kibazo mwakibonye? Ngira ngo iyi ngiyi wenda abashinzwe iby'imihanda baraza gukora iryo sesengura. Iyi ruhurura n'igihe hamaze igihe kinini, kandi dufite amahirwe ko uyu muhanda urimo urakorwa, byo turaza gukorana n'inzego zibishinzwe hongera hakorwe inyigo yakemura iki kibazo. Murakoze nawe. Imiryango ingahe? Hari imiryango ine.